ibye nzakurutisha ahandi. ijambo riravuze ngo Imana igiye kukurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho, ndetse igiye kuguhereza ubwiza buhoraho n'ubwo wabonaga umuryango wawe warakuretse, ariko igiye kuguhereza ubwiza buhoraho n'ibyishimo ndetse n'ibyishimo by'ibihe byose. 16 haravuze ngo yego, kandi uzonka n'amashereka y'abami, kandi uzonka n'amashereka y'abami. amen. uzonka amabere y'abami. yagusize, umugabo yagusize, so yakuretse, Imana igaseruka y'ubwayo ikakuzanira umunyamahanga akaguhereza amashereka. muze twambara ibigunira. Satani yagerageje gukubita abana bacu, turabasengera ibibazo bivaho. none yamaze kumenya amayeri yuko yakubise urugo, yakubise umugabo n'umugore bakaruhunga bakiruka, abana baba basaze bakaba imbogo. ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, abo dusangiye amakuba n'ibyago muri ubu buzima bwa buri munsi. munyemerere dufata akanya ko kuvuga Imana mu minota mike yaduhawe yo kuba tugihumeka umwuka w'abazima. ntabwo mvuze ngo mu gihe gupfa, ariko nari mvuze ngo mu gihe tubayeho tukiri muri iyi si, reka tuvuge Yesu neza, kandi Yesu azatugirira neza. Imana ishimwe cyane. kuba atanyibuka, twabanye ubushize, nitwa Kubwimana Patrick, umuhanuzi w'Imana cyangwa se umuntu Imana itoranyije mu gihe cyayo, mu gihe nk'iki ngiki kigoye, igihe cyo mu minsi ya nyuma, igihe kiruhije umuntu uwo ari we wese ugihagazemo. mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. abari mu mahanga ndabasuhuje, hari n'abaryamye ubu ngubu tuvugana, natwe iwacu mwiriweho. Imana ikomeze kubaha umugisha, murakoze cyane. hanyuma tugiye gusoma ijambo riboneka mu rwandiko rwa Yesaya 60, ni ku rupapuro rwa 705. ngira ngo duhera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18, ubwo turasoma 16 na 17 kugeza ku murongo wa 18, turasoreza aho ngaho. hanyuma ndi kumwe n'umuhungu wanjye ujya unsomera neza Bibiliya cyane, yitwa 𝗚imana 𝗚𝗚, ntago natinya kumuvuga. ni umugabo w'intwari cyane, kandi ni umugabo usheshe akanguhe. iyo turi kumwe hari igihe ansetsa akambaza ibibazo bimwe na bimwe, afashe mu kanya buriya ashobora kongera kubimbaza cyangwa ntanabimbaze, ntabangize umugisha, ariko ananambaje namusubiza. Yesu abaha umugisha rero mwese ko muri aha ngaha hari abanyitegereza. gusa ndabwira umuntu wari we wese yambara ibigunira. murabona yuko nakishyizeho agatenge kubera ko nta bigunira bigihari, ariko buri muntu wese yambara ibigunira, ahamagara Imana ku cye giti, kuko Satani yafashe umwanzuro wo gusenya ingo, yamara gusenya ingo abana bakaba imbogo. soma ijambo. reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. yego, ni Yesaya ibice 60, turahera ku murongo wa 15. yego. ijambo riravuze ngo soma n'imbaraga, shiremo imbaraga cyane. nubwo waretswe ukangwa, ijambo riravuze ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, ndetse ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi. ijambo riravuze ngo Imana izakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho, ndetse guhereza ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. kandi 16, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. uretse gato, iyi Bibiliya reka menyeshize aha ngaha ngewe, byaba byiza wongera ukaritangira kandi. reka dusome mu izina rya soma. nubwo waretswe ukangwa, ndetse ntihabe hari ukikunyuramo cyangwa aza kubwira ibye, nzakurutisha ahandi. ijambo riravuze ngo Imana igiye kukurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho, ndetse igiye kuguhereza ubwiza buhoraho n'ubwo wabonaga umuryango wawe warakuretse, ariko igiye kuguhereza ubwiza buhoraho ndetse n'ibyishimo by'ibihe byose. 16 haravuze ngo yego, kandi uzonka n'amashereka y'abami. amen. uzonka amabere y'abami, kuko amashereka y'abanyamahanga nayo ni meza. nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka, ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wanjye Patrick. amen. wishyiraho uwa Yakobo, kuko Yakobo hari mu gihe cye sinzi n'aho atuye. Mana ishimwe. 17 havuze amagambo akomeye avuga ngo mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, Imana izanye izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma, nzazana ifeza, izazana amafaranga, mu cyimbo cy'igiti, nzazana imiringa, nanone, no mu cyimbo cy'amabuye, nzazana ibyuma, amahoro
amahoro niyazagira guta azagutwarira kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Hanyuma ugemerere gatoya wihuse ubu tugiye kugendanamo neza. Yes, Imana ishimwe cyane. Amen. Nari maze kubwira abantu ari abanyarwanda ari abatuye ku isi, Satani yafashe umwanzuro wo gusenya ingo, nta kintu kandi kaza afite kugira ngo abana babe imbobo. Burya wakubise umutwe iteka ryose biba byarangiye inzira senyuka. Sinzi nimba ijambo ngiye kuvuga uri buze kuryumva neza. Wa mugabo ufite ikibazo cy'uko urugo rukunaniye, wa mugore we nawe wikwiriye guzerera kubera ko urugo rwanze, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo haracyari Imana igitanga umugisha aho bishoboka naho bidashoboka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kuko aho twicaye aha ngaha nafashe umwanzuro wo kwambara ibigunira kugira ngo nsengere abantu. Hari abantu barushye, sinzi nimba mubibona neza, nashyizeho agatenge uko ibigunira byo kubibona biragoye, ariko ndaza kugishaka. Tugiye gusenga mu kanya. Ndagira ngo mbwire umugore ubabaye yambara ibigunira yinjire mu nzu. Abarozi baragushutse, abo mugendana barakubeshya. Ndagira ngo nkubwire ngo nta handi gutabarwa kuri ni kuri Yesu. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngo kandi dufite ubushobozi. Ikigeretse kuri ibyo ngo iyo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Aya magambo arakomeye. Ijambo rya mbere riravuze ngo nubwo waretswe. Nyumva neza wa mugabo we, nyumva neza wa mugore we, nyumva neza wa muntu ukomeye we, kandi unyumve neza wa muntu woroheje we. Nubwo waretswe ukangwa, hakaba nta muntu n'umwe ukikunyuramo. Bakubikije amabanga menshi babona wayasohora bitewe n'ikibazo ufite, bitewe n'ubuzima umaze kwinjiramo, ibihurimo biri kugusobanura uri w'aka kanya. Ambara ibigunira dusenga Imana. Nakubwiye ngo ntabwo ndi bukubwira amagambo menshi ari buze kugufasha cyangwa se atari buze kugufasha, ibyo ntibindeba. Icyambere nkuzaniye ijambo nkuzaniye nubwo ntawe ukikunyuramo. Imana yatubwiye ijambo rikomeye, iravuga ngo iguhaye amashereka y'abanyamahanga. Haleluya. Rega kanongera nsomera ijambo. Sinzi mfasha Mana yanjye. Tugiye kwambara ibigunira. Oya, aho wicaye fata Bibiliya yawe. Urambure Yesaya 60. 60:15. Ugende ugere ku murongo wa 15. Yego. Ijambo riravuze ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari n'uwaje bakikunyuramo, nzakurutisha ahandi. Imana ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo igiye kukurutisha ahandi, ng'ubwiza buhoraho, iguhereza ubwiza buhoraho. Niyo mpamvu twambaye ibigunira kuri aya masaha. N'ibyishimo by'ibihe byinshi cyangwa se by'ibihe byose. 16 haravuze ngo kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Buretse gato, buriya umunyamahanga yagiye kuguha amashereka kubera ko abatakuzi batamukubwiyeho ibibi, aguhereza atitangiriye, aguhereza atabajije ukuboko, aguhereza atabajije umugabo, aguhereza atabajije umwana, ahubwo aguhereza ibigukwiriye kuko ari byo abona. Ariko aciye kwirya kwa Mukamusoni akabanza akamubaza ngo ariko ubundi buriya Patrick ateyate cyangwa Olivier ameze ate? Nubwo mushyira imifuka 2 y'umuceri ntabwo yakwiriye kugira gute kuyibona. Iyo mifuka 2 y'umuceri umushyira arahita ayigurisha. Mukamusoni ahita muca intege kubera ko niho yanyuze. Nta muntu mvuze izina rye, mvuze Mukamusoni, kandi ba Mukamusoni ni benshi. Ejo hatazagira untera amabuye. Haleluya. Ariko kubera ko Imana yagutekerejeho badahari, umunyamahanga yakugezeho ari yizira, nta muntu abaza, nta muntu ukwanga, biterwa n'uwo banyuze bakubaza izina ryawe niwe ukwangiza. Amen. Ariko ndashimira Imana igitabara, igatabara aho bikomeye, igatabara aho ibona bidashoboka. Abana b'abantu bagutaye, umugore yagusize, umwana yagusize, umugabo yagusize, so yakuretse, Imana igaseruka y'ubwayo ikakuzanira umunyamahanga akaguhereza amashereka. Amen, amen, amen. Haleluya. Yamaze kuguha amashereka nawe urabyibuha ugatangira ugataho ukavuga Yesu. Ariko hepfo yaho havuze ijambo rikomeye, iravuga ngo iguhaye n'ay'abami, yayandi bateretse, yayandi yicara iteka ryose atekerezaho. Oya, iri jambo riravuze ngo uzonka n'amabere y'abami. Sinzi nimba ubyumva, amabere y'abami ni ikintu gikomeye cyane. Manishi. Buriya umugabo umwe witwaga umugabo umwe nkunda cyane muri Bibiliya witwa Yosefu, yamenye amakuru, aragenda agera ibwami. Ageze ibwami yonka amashereka yaho, amaze kuyonka bigera naho bamuhindura umuyobozi ukomeye kandi atari uwo muri icyo gihugu kubera amashereka y'umwami.
haleluya. Amen. Sinzi nimba wumva amashereka y'abami. Umwami yari kuguha amashereka kubera ko abatishwe n'izuba, kubera ko abatariye nabi. Iteka ryose ugera usanga amashereka ari kwizana aranikama, kubera ko yariye neza, yanyoye neza, nawe yarangiza akayaguterekera, ugasanga umwana arabyibushye, aratohagiye. Twambare ibigunira Satani yageze gute, arimo araduhiga. Ijambo riravuze ngo nubwo wanzwe akaba nta n'umuntu n'umukikunyuramo, Uwiteka Imana ihimbazwe. Waranzwe mu gihe kibi, uratukwa mu gihe kibi, urasuzugurwa mu gihe kibi, barakuvuma mu gihe kibi, ariko ijambo riravuze ngo Imana iguhaye amashereka y'abami. Ayiwe Imana ishimwe ngo nuko uzamenya yuko ngiye Uwiteka. Ijambo riravuze hari ukuntu ababyeyi bajya birahira ntihagire icyo baguha. Sinzi nimba wabyumva neza, bakirahira bakakubwira ngo tuzaguha ibi, tuzagukorera ibi, ntibabiguhereza. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko uzamenye yuko ngewe Uwiteka, si umuntu. Imana ishimwe, haleluya. ngo uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wanjye. 17 havuze amagambo akomeye. Mu cyimbo cy'imiringa, mu cyimbo, oya banza ubyumve neza. Mu cyimbo cy'imiringa Imana izanye iki? Nzazana izahabu. Imana izanye izahabu. Wowe bikure mu nzagihe ya kera, izanye izahabu. None haka kanya wabuzayo kwishyura inzu, niko bimeze. Wabuzayo kwishyura inzu wa mugabo we, wabuzayo kwishyura inzu wa mugore we. Iravuze ngo mu cyimbo cy'imiringa izanye iki? Izahabu. Izanye izahabu. No mu cyimbo cy'icyuma, mu cyimbo cy'ibyuma nzazana ifeza. Izazana amafaranga mu cyimbo cy'ibyuma. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa. Mu cyimbo ni iby'agaciro gusa iri kuvuga. No mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. No mu cyimbo cy'amabuye izana iki? Ibyuma. Amahoro niyo azagutwikira. Amahoro. Haleluya. Ntabwo uri kubyumva. Umuntu uri kuri uyu musozi wese unteze amatwi unyumva, nashaka azamura amaboko avuge ngo amahoro niyo yagiye kuntwikira uhereye nona. Amen. Amahoro niyo yagiye. Hari ibihe turi kwinjiramo bigoye mwabagabo mwe, hari ibihe turi kwinjiramo bigoye mwabagore mwe, ariko muri iki gihe ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amahoro niyo azagira gute? Niyo azadutwikira. Amahoro niyo yagiye kugira gute? Kudutwikira. Nubwo intambara zibaye nyinshi, nubwo ibitutsi bibaye byinshi, nubwo amagambo abaye menshi, nubwo bari kukuvuma, nubwo ubona uruguhagazeho nabwo ubwarwo rusa n'urudahari, ariko ijambo riravuze ngo Imana igiye kugira gute? Iradutwikiriye. Haleluya. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Kuzagukoreshereza ibirori. Haleluya. Haleluya. Gukiranuka kugiye gukoreshereza iki? Ibirori. Natangiye mvuga ijambo rikomeye ndababwira ngo mwabagabo mwabagore mwe, muze twambare ibigunira. Satani yagerageje gukubita abana bacu, turabasengera ibibazo bivaho. None yamaze kumenya amayeri yuko yakubise urugo, yakubise umugabo n'umugore bakaruhunga bakiruka, abana baba basaze bakaba imbobo. Nababwiye ngo nasizemo agatenge kugira ngo dusenge. Kagatenge ubona ni nkaho nakambaye ibigunira, nuko ntabyo ndi kureba hafi ahangaha. Twisiga ivu duhamagara Imana idutabare, kuko iravuze ngo amahoro niyo azagira gute? Niyo azadutwikira. Amen. 18 urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Uretse gatoya sasa badusomeye batubwira ngo amahoro niyo azagira gute? Niyo azadutwikira. Irindi jambo kuri 18 rikurikiyeho riravuze ngo urugomo ntiruzongera kuba mu miryango yanyu. Ntabwo abagabo bazongera kubatoteza, abagore ntibazongera kubatoteza, ntawe uzongera kubatuka, ntawe uzongera kubatunga urutoki, aho ku musozi aho mutuye bazajya baza kubigiraho urugero rwiza, kubera ko Imana yagize gute? Yabatwikiriye. Haleluya, haleluya. Nta rugomo ruzongera kubaho, abana ntibazongera guhunga, inshuti n'imiryango bazakugarukira, aho bagutaye bazahamenya, bazaza kugushakisha bitari na ngombwa, kubera ko amahoro y'Uwiteka yagize gute? Yagutwikiriye. Ngo ntihazaba no gusenya, ntabwo ingo zizongera gusenyuka mwabagore mwe. Sinzi ni muri kubyumva neza, niko ijambo rivuze, ntago ari ngewe. Ubuhanuzi bukuru ni ijambo. Birashoboka yuko baguhanuriye byinshi, bakakubwira ngo uzajya muri Amerika, abandi bakakubwira ibiki n'ibiki. Ni byiza ibyo byose turabyemerewe, ariko
ijambo ryiza ryatubanjirije ryavuze ngo amahoro niyo azagira gute niyo azadutwikira. Imana ishimwe tukimara konka amabere amahoro azagira gute azadutwikira. Imana ishimwe. Komeza usome. Ngo ntihazaba gusenya. Ngo ntabwo hazaba ijambo rivuga ngo gusenya kuko y'Imana yarwubatse iba yarwubatse. No kurimbura. No kurimbura. Aho ingabano zawe zigera. Aho ingabano zawe zigera. Untega amatwi gato cyane. Aho ingabano zawe zigira gute zigera. Ubw'inkike zawe. Ubw'inkike zawe. Uzazita. Ubwo uzazitasha. Uzazita agakiza. Uzazita agakiza. N'amarembo yawe. N'amarembo yawe. Ishimwe. Amen. Ubw'inkike zawe uzazita agakiza. N'amarembo yawe uzayita ishimwe. Mwabagabo mwe mwari muzivuyemo mukirukanka. Imana igaruye icyizere kuko ibatwikirije amahoro. Ubw'inkike zawe uzazita agakiza. Amarembo ugahora uririmba ngo nishimwe. Nge ni nkaho aho hantu nahandikaho amarembo yanjye abanyishimwe. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Ntabwo uri buze kubyumva neza. Ibyo baguteganyirizaga ntabwo ariko bizagenda. Sibyo Imana yateguraga. Ibyo bagutongereye, ibyo baguciriyeho, ibyo bakoherereje, ibyo baguteze, amarembo yacu ahindutse ishimwe. Haleluya. 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 Amarembo yacu ahindutse ishimwe kuko twamaze gufata umwanzuro wo kwambara ibigunira. Ingo zari zisenyutse niko ijambo rivuze. Ntabwo zongeye kugira gute gusenywa, ahubwo Imana iraje zikomeze. Niko ivuze nona. Nkeneye kuvugana n'abantu bafite ikibazo kivuga gutya. Ingo zari zibananiye bari kuvuga ngo turazitaye. Hari natwe ubwacu aho duhagaze twabonaga bitari kwemera, ariko amarembo yacu tuyise ishimwe. Haleluya. Amarembo tuyise iki ishimwe. y'Imana yaguteguriye umuntu guhereza amabere y'abami ntawe ujya umutangira. Mu bibazo anyuramo, mu bigerageza akanyuramo, bikamera nka cya gihe Yesu yari atwaye umusaraba, Simoni w'umunyakorene akavuga ati ndagutwaza. Kandi Simoni w'umunyakorene yamaze kuhagera, cyangwa se Simoni wawe kigerageza arikorera, baba bakujugunye mu mwobo mukajyana, baguhirikira mu manga mugahirimara. Iyo niyo nshuti dukeneye muri ubu buzima bwa buri munsi, kuko Imana itubwiye yuko tugomba gufata inshuti nyanshuti kandi nzima zizewe, zimwe zitaza zisenya ingo, kuko iratubwiye ngo amarembo yacu tuzayita ishimwe kubera ko dutwikiriwe n'amahoro y'Imana. Amarembo ariko Mana we uhabwa icyubahiro Mana. Ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Haleluya. Zibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Sinzi nimba ubyumva neza. Ari indirimbo igikunda kurushimisha ivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Haleluya. Amen. N'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azigera agira ubwoba, ngo azafashwa no gusenga. Naho intambara zaba nyinshi ku musozi atuye hazafashwa no gusenga. Naho ibigeragezo byaza byisukiranya azafashwa no kugira gute no gusenga. Haleluya. Naho bamutuka bamutoteza azaca bugufa asenge. Ntabwo icyambere ari gufata umwanzuro wo kujya kuroga, ntabwo icyambere ari gufata umwanzuro wo kujya kubitega, ntabwo icyambere ari gufata umwanzuro wo kujya kubitongera, kubera ko isengesho rijya rifungura imiringa. Haleluya. Igihe kimwe ngo Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbeho ngo bararirimbye, Imana irabyumva. Irabyumva ifata umwanzuro iravuga ati reka mbabahora amaboko. Haleluya. Imaze kubabohora amaboko ngo bakoma amashyi, Imana yumva amashyi yabo iravuga ati n'amaguru ndaje nyakureho. Ibabohora iminyururu, ingo y'izubukene zirabamaze, ingo y'izubuzima bugoye zirabishe, ingo y'izo kubyara badaheka nazo zabishe. Ariko ngo barasirimba koko, ngo imiryango imaze gufunguka, ngo umurinzi ngo yikangura asanga harangaye, ngo yikura inkota afite ubwoba bwinshi cyane, aravuga ngo noneho umuyobozi wanjye aranyica. Ngo agiye kuyitera ngo Pawulo na Sila baramubwira ngo buretse ngo wikigirira nabi turacyahari. Imana ishimwe cyane. Iyi wikiyahura, Imana iracyahagaze ku rugo rwawe. Wikijugunya mu ruzi, Imana iracyahagaze ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Nakubwiye ngo iriya ndirimbo iranezeza cyane.
mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bibiri bikomeye ku buzima bwawe ukwiye gufatira umwanzuro. Yesu nashimwe cyane. Byaba ubukene, byaba gutotezwa, navuze ibintu bibiri bikwiye kuva mu rugo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Buriya ari igihe tujya dusenga amasengesho y'akajagari ugasanga umuntu akeneye ibi byose akabitondagura, ariko harimo ibihatsi bindi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amahoro niyo azadutwikira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amahoro niyo azagira gute, niyo azadutwikira. Kandi umurongo watubanjirije wavuze ngo nubwo waretswe ukangwa, hepfo yaho haravuga ngo izaguha ubwiza butandukanye n'ubwo wari ufite mbere. Umugabo azakureba gukunde, abaturanyi bazakureba kwishimire, abavandimwe bazagukunda, abo muturanye bafatagaho ijambo ritari ryiza nabo bazagira gute, bazagukunda, ariko kubera isengesho. Mbwirira mugenzi wawe ngo isengesho, 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 isengesho niryo ribuze mu Banyarwanda. Isengesho, umuntu ashobora kukubwira ngo azagukorera ibi ngibi nabikora, ariko isengesho warizamura imbere y'Imana rikatambuka inyenyeri rigakubita ukwezi rikagera ku zuba rikarenga rigakomeza rikagera ku muryango w'Imana, cyarangiza rikinjira aho Imana irara rigakomanga umutima w'Imana. Imana yarangiza ikavuga ngo nakumvishe mwana wanjye. Abana b'abantu ntabwo bajya batwumva, ariko Imana yo mu ijuru itabara igiseruka aho byanze, aho bidashoboka, aho imiryango yagusize, aho inshuti zagutaye, aho umugabo yagutaye, Uwiteka araza akagufata. Niyo mpamvu ujya kumva ukumva iravuze ngo nguhaye ubwiza buhoraho. Kagutwikiriza amahoro yayo. Haleluya. Nubwo ukuze ukabubona nta rugo ufite, ukabona batarigeze urushaka, nubwo n'abazirimo nabo barimo baratsakuza, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ufite imyaka iruta y'Ivanjiri cyangwa iya Bibiliya. Nawe igihe cyawe kizagera, nawe nurangiza kubona uwawe wishimira iminsi yawe usigaje ku isi. Haleluya. Nubwo bimeze bityo Uwiteka aracyagukunda, nubwo ubona umanuka gusa, ariko uzagera igihe nawe uterere nk'abandi bantu. Haleluya. Nubwo ubona nta vara wambaye nk'uko urishaka, ejo hawe naho hari kandi ni heza nawe uzaryambara. Muze twambare ibigunira dusenge, muze twambare ibigunira dusenge. Iyi ndirimbo yo mu gitabo nijya ibivuga neza, iravuga ngo izirukana nirangiza itegeke. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ahantu Imana, ndagira ngo nkubwire ngo hari ahantu hatatu Imana yategetse, ndabibona. Ku nyanja itukura yarategetse, tubirebesha amaso. Igeze kure kariya kana ko kwa Yayiro kari kapfuye, irongera irategeka, naho turabibona. Igeze kwa Mariya na Marita, basanga uwari Lazaro nawe yagize gute, yapfuye, ikoresha itegeko. Siho honyine, ni henshi yagiye ikoresha itegeko. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yirukane nirangiza igire gute, itegeka. Tugiye gusenga isengesho rivuga ngo nugutegeka. Haleluya. Imana itegeka ibiturwanya, igira ibyo yirukana mu miryango yacu, ikureho. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo wambare ibigunira aho uri mu mahanga, wicaye mu biro yawe wambara ibigunira. Uri mu muhanda ugenda, hagarara aho ugeze wambara ibigunira, uhamagara Imana. Utwaye imodoka, parika ku ruhande, wambara ibigunira kuko nawe wazengereye. Tugiye gusenga isengesho rivuga ngo Imana itegeka. Barozi tegeka amadeni, tegeka inzara igende, tegeka kutwambara ubusa bive mu rugo bihunge. Imana itegeke. Haleluya. Imana itegeke, Imana itegeke. Wabayeho mbere na mbere, twe tutarabaho dutekerezaho mu mushinga wawe. Niyo mpamvu mu bitekerezo byawe twe twari turimo, aho amabanga yacu n'ubuzima bwacu wari ububitse, nta n'umwe wari uhazi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya utugomorora imigisha yawe ituruka mu ijuru, ukadukiza ibikomere birimo amarira n'agahinda, tukongera tukibagirwa, tugasingira ibiri imbere twibagiwe amaganya. Nyemerera Uwiteka Imana ikomeye, umuntu uri kuri iyi televiziyo ukumva, waguteze amatwi kandi wicaye kuri iki kiganiro,
Uwiteka Imana ikomeye twemerere utugirire neza duhindurire kandi wongere uhindure rwose ubuzima bwacu kugira ngo wongere utugarure kandi utugarure umutima ndetse n'imibiri mishya kugira ngo tuvuge gukomera kwawe ab'umugore ab'umugabo w'umwana w'umusaza w'umukecuru bongere babone ineza yawe n'urukundo rwawe shimwe n'icyubahiro bikomeze kuba imbere yabo kandi ubabere itabaza ry'ibirenge byabo mu nzira bagendamo uyu munsi ndetse n'aho banyura n'aho bicara n'aho baryama ubemerere bakomeze kugendana nawe bafate ukuboko kuko baramutse bagufashe bakurekura ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen 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 amen.